Ni akahe kamaro ko gusoma ibitabo mu buzima bwawe? Gusoma ibitabo bikuzanira inyungu nyinshi, zaba iz'umubiri ndetse n'izijyanye n'imitekerereze yawe. Izo nyungu zo gusoma ibitabo zishobora kumara ubuzima bwawe bwose. Ushobora gutangira gusoma ukiri muto, ukazakomeza gusoma mu myaka yawe y'ubukure bwawe. Dore ubusobanuro mu buryo bw'icamake ukuntu gusoma ibitabo bigira akamaro ku mubiri wawe ndetse no ku bwonko bwawe. Icya mbere, gusoma ibitabo byongera ubushobozi ubwonko bwawe. Ubushakashatsi bugenda bwerekana ko gusoma ibitabo bihindura imitekerereze y'umuntu. Abashakashatsi bakoresheje imashini ya MRI bakora scan y'ubwonko, bemeje ko gusoma bikorwa binyuze ku rusobekerane rw'imiyoboro n'ibimenyetso mu bwonko. Uko umuntu agira akamenyero ko gusoma, urwo rusobekerane rw'imiyoboro n'ibimenyetso byo mu bwonko birushaho gukomera ndetse mu buryo buhebuje. Inyigo yakozwe n'abashakashatsi mu mwaka wa 2013 bakoresheje MRI, bashaka kureba ingaruka zo gusoma inyandiko zivuga inkuru mpimbano cyangwa bakunze kwita novel ku bwonko. Abakorewe ubushakashatsi basomye inkuru mpimbano yitwa Pompeii mu gihe cy'iminsi 9. Nyuma y'iminsi 9 basuzumye ubwonko bwabo, basanga ingano yabwo yariyongereye mu byo bita cortex somatosori. Icyo kikaba ari igice cy'ubwonko gikorana bya bugufi n'ibyumviro by'umubiri nko kugenda ndetse no kubabara. Impamvu abana n'ababyeyi bagomba gusomera hamwe. Abaganga bo mu ivuriro rya Cleveland batera inkunga ababyeyi yo gusomera hamwe n'abana babo kuva bakiri bato, kandi bakazakomeza kubikora gutyo kugeza batangiye amashuri abanza. Gusomera hamwe n'abana bawe bibaremamo igishyuhirane cyo gukunda gusoma ibitabo, kandi byongera amahirwe y'uko abana bawe bazakomeza gusoma no mu bihe bizaza. Iyo abana batangiye gusomera hamwe n'ababyeyi babo ibitabo mu rugo, bituma batangira ishuri bitwara neza. Ikindi, bituma bunguka amagambo mashya, nanone bigatuma bigira icyizere, bikanabafasha gushyikirana n'abandi mu buryo bworoshye. Impamvu ya kabiri, gusoma ibitabo bituma wiyungura amagambo mashya. Mu gitabo bita Bibiliya muri Matayo igice cya 13:12 havuga ko ufite wese azahabwa kandi akazarushirizwaho, ariko udafite wese azakwa n'icyo yari afite. Ibyo tubibona muri Bibiliya yera. Abashakashatsi bavumbuye ko abanyeshuri basoma ibitabo buri gihe guhera bakiri bato, buhoro buhoro bakura bazi amagambo menshi, bityo ibyo bikagira ingaruka nziza mu mitsindire yabo ku ishuri. Ikindi, ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2019 na Sessange bwagaragaje ko 39% bw'abakoresha bashaka abantu bafite ubumenyi bwo kumenya gushyikirana n'abantu mu buryo bwiza. Bityo kubera bene abo bana baba baratojwe gusoma bakiri bato, biraborohera kubona akazi kuko baba bazi gushyikirana mu buryo bwo mu rwego rwo hejuru, kuko baba barakuze basoma ibitabo, bikabaremamo icyizere ndetse no kumenya gushyikirana n'abandi. Icya gatatu, gusoma ibitabo birinda gusaza imburagihe mu mitekerereze. Ikigo cy'igihugu gishinzwe abageze mu zabukuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishishikariza abantu gusoma ibitabo n'ibinyamakuru mu buryo bwo gukomeza ibitekerezo byabo uko bagenda bakura. Nubwo ubushakashatsi butagaragaje neza ko gusoma ibitabo birinda indwara nka Alzheimer, indwara ituma umuntu adatekereza neza cyangwa ituma yibagirwa, yibasira ubwonko, ubushakashatsi bwizewe bwerekana ko abantu bakuru basoma ibitabo bashobora gukemura ibibazo bijyanye n'imibanire bya buri munsi, ndetse bakagaragaza ubwenge bwabo ko bukora neza. Icya kane, gusoma ibitabo bigabanya imihangayiko cyangwa icyo bakunze kwita stress. Mu mwaka wa 2009
Itsinda ry'abashakashatsi ryakoze ubushakashatsi binyuze mu gushaka kumenya niba yoga, urwenya no gusoma ibitabo bigabanya stress ku rwego rw'ibibazo abanyeshuri bibaza mu bijyanye na porogaramu y'ubuzima muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo bushakashatsi bwagaragaje ko umuntu wasomye igitabo iminota 30, umuvuduko w'amaraso, uko umutima utera ndetse n'imihangayiko basanze byaragabanutse ugereranyije n'uko basanze bimeze kuri yoga ndetse no ku rwenya. Icya gatanu, gusoma bifasha gusinzira neza kandi ukagira ijoro ryiza. Abaganga bo mu ivuriro rya Mayo muri Minnesota muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batanga igitekerezo cyo kugira akamenyero ko gusoma igitabo mbere yo kuryama mu rwego rwo gusinzira neza. Biba byiza ukoresheje igitabo gifatika aho gusomera kuri mudasobwa, tablet cyangwa telefone igendanwa, kubera ko urumuri rutangwa n'ibyo bikoresho rushobora gutuma ukomeza kuba maso. Abaganga baragusaba kandi ko wasomera ahandi hantu atari mu cyumba cyawe niba iyo uhasomeye ako kanya uhita usinzira. Gatandatu, gusoma ibitabo bigabanya kugaragaza agahinda gakabije. Umuhanga mu bya filozofi w'umwongereza witwa Sir Rogers Clayton yigeze kwandika agira ati, guhumuriza ibintu bitabaho ntabwo ari uguhumurizwa. Abantu bafite depression akenshi bumva bari bonyine mu bwigunge kandi batandukanye n'abandi. Gusoma inkuru mpimbano, fiction, bishobora kugufasha guhunga iby'igihe runaka isi yawe hanyuma ugahita utwarwa n'izo nkuru mpimbano. Kandi ibitabo bisanzwe byo kwifashisha birimo inkuru zitari mpimbano bishobora kukwigisha ingamba zishobora kugufasha guhangana na depression no kugabanya ibimenyetso byayo. Icya karindwi, gusoma ibitabo bishobora kugufasha kuramba. Ubushakashatsi bwakorewe ku buzima bw'abantu bageze mu zabukuru bwakorewe ku bantu bajya ku 3635 bitabira amahugurwa mu gihe cy'imyaka 12, bwasanze abantu basomye ibitabo mu gihe cy'imyaka 12 igihe cyo kubaho cyariyongereyeho imyaka 2. Ubushakashatsi bwageze ku mwanzuro ko abantu basoma amasaha arenga 3 n'igice buri cyumweru byibuze 23% bashobora kubaho igihe kirekire kurusha abatarasomye na gato. Turabashimira ko mwatukurikiranye kuri iyi video, kandi ni iby'agaciro kuba mwakurikiranye iki kiganiro cyiza. Ibitekerezo twifashishe muri iyi video twabikuye ku rubuga bita healthline.com. Mu gice kizakurikiraho cy'iyi video tuzabagezaho ibitabo 10 buri muntu wese ushaka gutera imbere yakagombye kuba yarasomye cyangwa agomba gusoma. Turagushishikariza gukanda kuri subscribe nimba ari ubwa mbere usuye channel yacu ya Niyonzima Emile Official. Kanda like, kora share ku inshuti zawe.